Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo. Shalom shalom. Karibu dusenge, ngewe tugiye kubana muri aya masengesho. Uri kumva kuri mikoro ndi Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Yesaya igice cya 22 umurongo wa 22. Reka dusome. Haravuga ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Iri jambo kandi ryo gukinga no gukingura riri mu Byahishuwe 3:7. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya ushyiremo amazina yawe uti uwera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi biragarutse, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati aha ni Yesu Kristo wavugwaga. Yesu rero arakinga ntihagire umuntu ukingura, kandi yakingura ntihagire umuntu ukinga. Ni aya magambo tugiye gusengeramo. Tubwire Yesu we ukinga ntihagire ukingura aze adukingire uyu mwaka wa 2025. Niwo turi busengere, tuwuherekeze, usezerere, ufunge ibyo gufungwa, ukuzeho ibyo gukuzaho, usenye ibyo gusenya, wiyuhagire ibyo kwiyuhagira, uvaneho ibyo kuvanaho, urimbure ibyo kurimbura ntibizagukurikire, utwike ibigomba gushya bigahinduka ivu. Wangizo bwira uwera kandi w'ukuri ari we Yesu Kristo aza gukingire, akinga amarembo ya 2025, akinge ibibi byose, akinge ibyakubayeho, ibyakuruhije ntibizagukurikirane mu mwaka utaha, ugende n'ubundi urindushye yo kubabarirwa. Adukingire urucantege, adukingire umuruho, adukingire buri bitero byose turi ku isi, aho duterwa, aho duhura na vurugusi z'isi n'abanyesi. Adukingire abantu babi, adukingire imigambi y'ababisha, adukingire indyarya, inkozi z'ibibi, adukingire kurangara ntituzarangare, abikingirane intambara twahuye nazo ntituzahure nazo muri uyu mwaka. Uwera kandi w'ukuri reka tubimusabe, nk'uko Zaburi ivuga ya 20 ngo Uwiteka, Zaburi ya 20:5 kugera kwa 6 turavuga ngo Uwiteka aguha icyo umutima wawe ushaka, asohoza inama zawe zose. Aha ni kuri 5. Kuri 6 bakavuga ngo tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze icyo dusaba cyose. Nuvuga ngo tugiye gusaba Yesu adukingire, tugiye kubwira Yesu adukingire imiryango, adukingire amarembo, adukingire ibyatwirukankanaga, ibyatunanizaga, ibyaturushyaga byari biri muri uyu mwaka. Kandi n'iminsi isigaye tumusabe tuyisohoze amahoro, ayidusohoreze amahoro, asohoze inama zacu zose. Icyo dusaba Imana ni uko uyu mwaka tuwurangiza amahoro. Nibi byanditswe dusengeyemo Yesaya 22 umurongo wa 22, Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7, hanyuma na Zaburi ya 20 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Reka dusenge Imana. Mana, tuzanye uyu mwaka wa 2025 tubanje kugushimira ubuntu bwo kubaho. Shimwa Yesu, shimwa waduhaye igihe tubaho, waduhaye amezi n'iminsi n'amasaha, wagiye twongerera, imbabazi zawe zatubayeho, ndetse ibyo bigaragazwa nuko n'iki gitondo uduhaye kuramuka, uduhaye ubuzima, uduhaye imbaraga, utubereye maso, utubereye mwiza. Shimwa 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 shimwa. Uyu mwaka hari byinshi twaciyemo, hari byinshi twabonye byiza, wahagararanye natwe, wakoranye natwe, wavuganye natwe, twarasenze urumva, abandi buri wese uko yagiye wagiye ugendana natwe. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwaka, ntacyo tugushinja, ibyabaye byarabaye bitaremerwa nyine. Ni wowe ufite urufunguzo, ukinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga.
warakoze mwami, wagize neza gitare, wagize neza buntu mu buntu bwawe biracyashoboka, mu buntu bwawe mwami biracyakunda, mu buntu bwawe biracyemera mwami, muri Kristo ntama w'Imana nzima, we mutabazi wagiye uduha kubyuka amahoro, wagiye uduha guhagarara, tugahagarara amaguru agahagarara bikemera. N'uyu munsi turabyutse turarambuye amaso biremera, turambuye umunwa tubasha kuvuga biremeye. Ni byinshi wakoze dusinzira iyo dushyizweyo, watanze ingabo nyinshi zirapfa ku bwacu, udushuje mu mwuka guhumeka ku buntu, umwaka urashize duhumeka. Turagushimiye Mana, haleluya, himbazwa Yesu, niwamamara igitare cyane, nushimwe. Uyu munsi uganze mwami, uyu munsi ntaba ari twe turi imbere yawe mwami, tukubwira ngo uyu mwaka 2025 ushimwe. Turimo turashima, turazana amashimwe kuva mu kwezi kwa mbere, twibutse iminsi ya kera, twibutse imbabazi zawe, twibutse ubuntu bwawe mwami, tukuramburiye amaboko mwami. Aho niho duhagaze, aho niho turi kandi tukumya kugusenga ngo n'uyu mwaka uje uzabane natwe. Iki gitondo tuzinduye tuvuga ngo mwami, uyu mwaka 2025 tuje kuwufungira imbere yawe mu maraso yawe Yesu, mu buntu Yesu Kristo wazutse. Wowe ukinga ntihagire ukingura, wowe ufite urufunguzo rwo gukinga. Dukingire uyu mwaka, dukingire, uturinde muri iyi minsi isigaye, turabigusabye. Dukingire n'ibyacu n'abacu, dukingire nk'uko isi ihaguruka igakingira, udukingire ibyatwirukankanaga, udukingire mu izina rya Yesu. Ntibitubyinjirane mu mwaka mushya, mu izina rya Yesu bidukureho abatwirukankanaga. Izo nama zitatanire mu nzira zirindwi, ziburizwemo ibitekerezo byabo, tubigomororeye Kristo. Induru yose yari mu buzima bwacu muri izi mpera z'ukwezi byadusabirizaga, inzandiko zari zaratwanditsweho zikabura uko zisohozwa, turazitwitse. Ibyadusohoyeho ibyo byose bihanagurwe mu izina rya Yesu. Duhanagura amarira ku maso, nituyinjirane uyu mwaka mushya hoya mu izina rya Yesu. Ahubwo duhe kuvuza impundu, ibyari bibi byasaga nabo bihindure byiza mu izina rya Yesu. Turasenze amakuba n'ibyo twabonye bibi, ibyababaje umutima wacu, byatunanije, ibyo byose ntibidukurikirane, bifunge mwami. Abari baboshye ubabohore, ntitwinjirane mwami umwami byari bituboshye mu mwaka mushya uduhaye. Yesu Kristo mwiza, turasenze tunyujije amaraso ya Yesu mu nguni zose z'uyu mwaka wa 2025. Tunyujije amaraso ya Yesu mu minsi isigaye yose, itariki ya 29 n'iya 28 ndayisenye, 30, 31 tutsema amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ntaba ari twe ahubwo uganze, ntaba ari twe ahubwo udutegekere, ntaba ari twe ahubwo uvuge turumva, ntaba ari twe ahubwo ukore hafi na kure mu izina rya Yesu. Turanze urucantege urwatubaye, ibyatubayeho bikingirane mu izina rya Yesu. Yesu fata rwa rufunguzo ufite rumwe rukinga ntagire ukingura mu izina rya Yesu. Turafunze, ntawe ukingura ibyo byose, buri rucantege, buri mpamvu yose byadusubizaga inyuma, ibyadukuraga bidusubiza mu butayu, ibyadukuraga bishaka kudusubiza muri Egiputa, ahantu hose aho twananirirwaga hose mwami, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu bikingiranwe. Ahubwo uduhindura abanyembaraga. Buri gitero cyose, ibitero byaturukaga mu bantu, ibitero byaturukaga mu madayimoni, muri karande, mu bazimu, buri gitero cyose aho cyaturukaga mu bwoko bwacyo cyose, buri ntare yose n'impoma, buri mugunzu w'intare, ndetse mu izina rya Yesu mubasha bwabyo byose bikingiranwe n'izina rya Yesu. N'urufunguzo rw'amaraso ya Yesu rutwikirwe na kode y'izina rya Yesu. Bifungwe, urufunguzo rwa Yesu rubifunge, rufunge ibyadusabirizaga, rufunge ibyatwirukankanaga, rufunge amateka mabi, rufunge ibibi byatwibayeho, ibyatubabaje, rufunge mu izina rya Yesu Kristo. Mu miryango yacu urufunguzo rw'amaraso Yesu rufunge buri kibi cyose cyari kirimo mu izina rya Yesu. Mu buzima bwacu amaraso Yesu afunge ibyari biriho, byari bitwanditseho bibi, byo byose bifungwe n'amaraso, mu maraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Yesu wowe wera ukuri,
ufite urufunguzo ukinga ntagire ukingura, kinga, kuko we nubikinga ntibizongera gukinguka kugeza Yesu agarutse, ntibizongera gukinguka ku buzima bwacu. Bikingirane utwambutse, bikingirane tutambuke, bikingirane tugeze kure, bikingirane twinjize mu mwaka mushya, bikingirane byari biturindiriye ku mpera z'uyu mwaka, byari biturindiriye mu masaha ya nyuma y'uyu mwaka, byari biturindiriye byose mu bwoko bwabyo byose, mu mubare wabyo byose, ubikingiranire kure yacu, bikingiranire kure y'amazina yacu, bikingiranire kure y'ibihe byacu, bikingiranire kure y'ubutunzi bwacu, bikingiranire kure y'umwami y'abana bacu, bikingiranire kure mwami y'ingo zacu, bikingiranire kure y'imihamagaro yacu, ubikingiranire iyo kure. Uwera we, haleluya, turabigusabye usohoze icyo tugusaba. Niko Zaburi yavuze, Uwiteka asohoze inama zawe zose, Uwiteka ubisohoze, uduhe kwinjirana muri uyu mwaka amabendera y'amashimwe, uduhe kwinjirana muri uyu mwaka impundu, uduhe kwinjirana muri uyu mwaka agakiza udukijije, uduhe kwerekana amabendera yacu tugushima kudushohojeho kwinjira mu mwaka mwiza. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Niko Zaburi ya 20 yavuze ku murongo wa 6. Uwiteka ubisohoreshe umwete wawe, Uwiteka ubidukorere, Uwiteka ubiduhe, Uwiteka turabyatuye, turabisabye, tubishirishijeho mu izina rya Yesu Kristo. Turatura ko ibibi byose bifungwa, turatura bifunzwe, turatura ko ibyaduhigaga bifunzwe, turatura ko ibyari biturindiriye inzandiko zatwanditsweho n'abantu n'abagome n'ikuzimu na Satani bifunzwe mu izina rya Yesu. Buri ngabo zose zaduhagurukiye kuturwanya zifunzwe, bimire nkeri mu maraso ya Yesu, nk'uko ingabo za Farawo zameze nkeri. Buri ngabo yose, buri kintu cyose cyaturwanyaga kiduhagurukiye kimire nkeri mu maraso ya Yesu Kristo. Kubw'ububasha bwawe mwami, twakiriye ineza yawe mwami, twakiriye kugenda mu mwidegembyo, twakiriye kwinjira mu mwaka mushya tunezerewe, twakiriye kwinjira mu mwaka mushya n'impundu, twakiriye kwinjira mu mwaka mushya n'ibitwenge, twakiriye kwinjira mu mwaka mushya nta rutangira, twakiriye kwinjira mu mwaka mushya tuguwe neza, twakiriye kwinjira mu mwaka mushya duseka. Asante papa, haleluya, urakoze Yesu, ubidusohozeho none n'iteka ryose. Amen. Urakoze Yesu, ubiduhe none n'iteka ryose. Amen. Urakoze Yesu, ubidukorere none n'iteka ryose. Amen. Urakoze Yesu, bibe bityo none n'iteka ryose. Amen. 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 Uwiteka ahabwe icyubahiro, Uwiteka asingizwe, Uwiteka yubahwe, ntakabura abamushima tukiriho. Twerekana amabendera yacu y'amashimwe, tumunezererwe kuko ashoboje ibyo twamusabye. Shalom, umunsi mwiza.